uyu munsi nibwo nabyumvisha abantu basaze bari kuvuga ngo uwo mukobwa ngo namuteye umwaku ntakibona abakiriya ngo umenya ngo yateruye icyayi kimumenekaho ngashya akaguru. Ese ndibaza niba koko wa mugani ntera uwo mwaku ni gute magera akanyakira. Yashingiye kuri bya bintu nyine byabo bakoze impanuka. Usibye n'ibyo ngibyo ariko nyine ari amakuru amfiteho. Abura abaturanyi bagenda bakwiza amagambo ahantu hose, ariko burya ibyo bintu nta nubwo ari sawa kuko ibintu bavuga ngewe ubundi umuntu keretse umuntu nitumye uwo nitumye niwo hagomba kuba ikibazo, ariko umuntu afitanye nawe gahunda se ubwo urumva byaba ikibazo. Yari yahiye ahantu hanini, ahantu hanini hagaragara pe, ku buryo nanjye ubwanjye nabibonye ngo bitwa n'inkuba ndavuga ati toka satani mu izina rya Yesu. Ariko ngewe ntabwo ari ngewe wabikoze pe, keretse ngewe mfitanye ikibazo. Mfitanye ikibazo nawe ubwo birumvikana, ariko ngewe yarambeshye ari amakuru nta n'ikintu nyafiteho tu. Turagusuhuje wowe uduteze amatwi hano ku Karabyo TV, nkubwira ngo ikaze mu banyamuryango bawe bizewe kandi bagenda bakuzanira akana kariya biba byaturutse imihanda. Uracyari kumwe na Nibo wanze guheranwa n'ijambo akavuga ati reka nkuzanire ibi biba biri ku mihanda kugira ngo ubashe gusobanukirwa uko bimeze. Reka nkubwire niba uri mushyashya ukande subscribe, niba usanzwe kandi like kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nk'uko bisanzwe murabona turi kumwe n'umusore n'umujeni umeze neza mumaze kumenyera muri benshi. Reka tumwakire hano ku Karabyo TV. Umeze ute musore? Urebye meze neza. Nta mutima mubi kabisa. Ibintu ni okay? Ibintu ni okay. Muri iyi minsi ndumva ibintu ari sawa kabisa. Ibintu biri kujyamo. Ibintu mo birajyamo, usibye ko nyine mana ngerera ari ibintu nsigaye ndimo kwibaza muri iyi minsi nimba ariko bimeze. Abantu benshi noneho basaze noneho mo barahura n'utubazo dutoya ngo ni ngewe wabateye umwaku. Garutse kuri cya kibazo cyo gutera umwaku. Gerega ngewe buri ibintu hari uburyo numva ibintu nkumva nanjye bimbabaje, ahubwo nge ndibaza uwo muntu urimo kuvuga ngo ibyo ahuye nabyo kubera ko nge twahuye ngo ni nge wamuteye umwaku, ngo kubera yuko wa musore ari nge yazize ngo ni nge uri kubatera imyaku, niko ndi kumva bari kugenda bibaraguzwa. Kandi burya mani ubwo ngubwo ni biri kuvugwa hirya no hino, ubwo hari abandi bantu wateye umwaku. Mo biravuga ko ari abandi bantu. Ese muri make nkawe nta muntu mufitanye ikibazo muri iyi minsi? Oya nge nta n'umwe, usibye ngewe bitewe n'uko ibintu byanjye byose biba biri pose. Ikibazo hano biri kuvugwa nanjye nigeze kubyumvaho baciye mu gikari ngo hari umukobwa ngo ucuruza alimentation ngo niwe wateye umwaku. Nanjye mwapfuye iki? Ibyo bintu nanjye nabyumvisheho mani, nabyumvisha ariko nyine bitewe n'uko ngewe mba nifitiye gahunda zanjye ndabyirengagiza. Ariko uwo mukobwa nyine nubwo najyaga kunywera icyayi nta zindi diro nge mpangana nawe, kandi ngewe nicyo cyayi kujya kukinywa ngewe ubundi nimanukira saa 3 saa 4. urumva rero muri za mu gitondo ubundi ngewe umwaku nashatse ko gutera biba ari mu gitondo nyine. Ni mu gitondo ubwo nibwo umwaku wawe ukora. Uwo mukobwa rero numvisha arimo kuvuga ngo nabyumvishe nageze mu isante baravuga ati se sha koko yanjye se yayikomeje kwanga. Ndababaza se kandi byagenze gute? Ese uwo mukobwa ajya kuvuga ko amuteye umwaku mu gitondo, ubwo wari wagiye kunywera iwe cyangwa se ntago wari wagiyeyo? Kuko narumvishe ngo amatremosi agera muri 3 yaramenetse, n'abaje kugura ibintu usanga nyine ntibimeze neza. Ibyo bintu nawe wigeze ubyumvaho ko ari byo biri kukuvugwaho? Nyine ngewe ubundi buri munsi pe njya kunywera y'icyayi, ariko nayo ngenda mu masaha nyine bumaje gucya. Ariko muri uyu munsi nibwo nabyumvisha abantu basaze bari kuvuga ngo uwo mukobwa ngo namuteye umwaku ntakibona abakiriya ngo umenya ngo yateruye icyayi kimumenekaho ngashya akaguru. Ese ndibaza niba koko wa mugani ntera uwo mwaku ni gute magera akanyakira.
nose igihe nari maze anyakira ntago akizi ko nigeze mutera umwaka usenga abura abo bakiriya. ubwo nawe yashingiye ku bigenda bikuvugwaho n'ibyo yiboneye kuri wa muntu wari wakoze impanuka ahita avuga ati ni ibyanyabyo. Yashingiye kuri bya bintu nyine byabo bakoze impanuka. Usibye n'ibyo ngibyo ariko nyine ari amakuru amfiteho. Abura abaturanyi bagenda bakwiza amagambo ahantu hose, ariko burya ibyo bintu nta nubwo ari sawa kuko ibintu bavuga ngewe ubundi umuntu keretse umuntu nitumye, uwo nitumye niwo hagomba kuba ikibazo, ariko umuntu afitanye nawe gahunda se ubwo urumva byaba ikibazo. Nese ko biri kuvuga yuko uwo muntu waje kumutera umwaka ugasanga yahiye ukuboko, uko kuboko byagenze gute? Ari kwa muganga cyangwa se bari kumushyiraho imiti ya kinyarwanda? Uwo mukobwa abanje kujya kwa muganga, abanza kujya kwa muganga ariko numvaga barimo kuvuga ngo araza gutaha. Kuko yageze hano nuze, yabanje hano ku bitaro bya hano bugufi, bahita bamuha taransiferi yo kujya i Kanombe, ariko bigezeyo nyine bamuhaye imiti bavuga ko ari koroherwa ashobora kurara agarutse. Nese wowe wigeze umubonaho ngo utubwire muri make ukuntu ubwo bushye bwari bungana? Ngewe umukobwa naramubonye uburyo yari yahiye ahantu hanini, ahantu hanini hagaragara pe, ku buryo nanjye ubwanjye nabibonye ngo bitwa n'inkuba ndavuga ati toka satani mu izina rya Yesu. Ariko ngewe ntabwo ari ngewe wabikoze pe, kuko keretse ngewe mfitanye ikibazo. Wowe nta n'ikibazo mwari mufitanye? Oya, kereka mfitanye ikibazo nawe ubwo birumvikana, ariko ngewe arambeshye, ari amakuru nta n'ikintu nyafiteho tu. Ubwo bivuze ko nubwo bari kugenda bahwihisa ati wambonye niwe wateye umwaka uyu mukobwa, bivuze ngo bari kukubeshyera? Bose mo baragenda bavuga ngo wambonye ngo niwe udutera imyaka, ariko ngiye mani ibintu barimo kugenda bavuga barambeshyera pe. Ariko ngewe wenda nubwo barimo kubivuga simakana yuko ibyo bintu nabikora, ariko uwo mukobwa yazize nk'iby'abagabo bazira, nako yazize iby'abagore bazira, ntago yazize ibyanjye kuko nge nta business ngirana nawe, nta n'imishinga nateguranaga nawe, we yazize ibye. Ahubwo uwo munsi ibyo bintu bimubaho, numvishe ngo byabaye ejo mu gitondo. Wari wagiye kuba wanywerayo icyayi cyangwa ntago wagiyeyo? Nagiye kukinywerayo ariko nta byari birenze, ni ibisanzwe. Nta n'akantu mwashyamiranye na gato? Oya, nta na gato, sibyo yuko nyine ikintu numva nagezeho nsanga harimo abandi bantu bari kunywa icyayi, turaganira nta bindi bisanzwe. Ariko wumve ngo mu mudugudu hose karitsiye ninjye barimo kuvuga, ubu sinzi noneho nimba nzongera no kuvugisha umuntu ngo ansubize. Ndumva mu gace k'iwanyu batangiye kujya, ubwo se mu gace k'iwanyu ubwo urumva batangiye kuguha akato? Batangiye kumpa akato. N'ibindi bintu bizajya biba bavuga ati wambonye niwe waneye umwaku kuko namushuje mu gitondo. Ariko bura nibyo bajyamo byose, nge wambonye baranze, ntabwo njya nkora ibintu nk'ibyo binunguye. Ikintu nge nitumye nicyo nkora. Ibintu byo kuza uhwihwisa amagambo uvuga ngo wambonye niwe waneye umwaka, wowe nimba umwaka warawuvukanye, ubu se ngiye ko nawuvukanye ubona ari icyo bintwaye? Niba warawuvukanye gumana imyaku yawe, ubu se n'igihe cyawe nikigera ugapfa uzavuga ngo wambonye niwe waneye umwaka? Ikosa rero ubwo nabo nibirinda ayo magambo. Umuntu urimo kugenda avuga ibyo bintu, icyo namubwira cyo mani, ku izina ry'Imana nimumenye, ahubwo niwe nzawutera wa nyawo, ku buryo nibura niyatamase nibwo nzumva nyuzwe. None se uwo mukobwa waje kuba yagirwaho n'icyo kibazo cyo kumena amatirimusi ibyayi bikamumeneka akaba yahiye ukuboko, ahari kwa muganga, ni nk'ubuhe butabazi nyine, nabahe bantu batumye ahita yihutira kwa muganga kugira ngo abashe gufata? Bikimara kuba bitewe n'uko ubwo bushye nyine bwari bumeze nabi byatari, abantu bari aho hafi n'imiryango ye bahise babona atari ibintu byoroshye, nyine bahita bamujyana kwa muganga. Hari ubundi ka kantu bajyaga batwaraho abantu kera, nimba ukaziho, ingobyi, icyo bita ingobyi, ugasanga nyine hagati hari babiri, imbere hari babiri n'inyuma babiri cyangwa se batatu.
ako kantu rero niko bahise bamutwara kubera ko muri ako kanya nta muntu wari uhari wo guhita amutwara ku kinyabiziga. Ariko njyewe icyo nzi cyo ni uko ari umwaku we nawe yavukanye ntabwo ari uwanjye. Ese ayo materemusi ajya kuyamena cyangwa se kugira ngo icyo cyayi kimumenekeho yari ari mu rugendo agenda cyangwa byabereye muri iyo kantini, watubwira muri make? Amakuru nayo ndi kugenda mfata nuko barimo kuvuga yuko bamwe mo baravuga ko yaratetse icyayi, abandi ati cyamumenetseho kiri mu iteremunsi. Ibyo byose rero njyewe ntabwo nzi amakuru n'uburyo ameze kuko ntabwo ndahagera nibura ngo yabimbwira uko bimeze. Ahubwo ngiye ikibazo twiboneye n'amafoto yabyo, icyayi cyari kiri mu materemusi, teremusi noneho zimenetse bimuvwa ku maboko, niko guhita ashya ukuboko. Nimba ariko bimeze nanjye simbizi, usibye ko nawe ibintu ndimo kugenda mwumva atari byiza. Maragenda avuga ngo ni njyewe wamuteye umwaku, ntabwo mbizi. Nese nkawe bari kugenda bavuga ngo ni wewe wamuteye umwaku kugeza aho icyo cyayi kimumeneka akaba yageze no kwa muganga, nkawe uri kubyakira gute? Njyewe muri njye ndumva nanjye nta mahoro mfite kuba ibintu bimaje kuba inshuro zirenze 100 kugeza n'isa nkaba ndimo kugenda numva amakuru ari njyewe barimo kugenda bavuga no kwitangazamakuru. Ndumva nanjye ari ikibazo pe cyo koza nanjye ndasaba Imana icyo cyasha izakinkureho pe kuko ntabwo njye ntabwo nabana n'abantu bimeze gutya. Uburi igicibwa ikivume kibi cyane, kandi burya iyo uri mu buzima bubi ukagira n'icyo kibazo cyo bakuvugwaho kutera umwaku, biba ari ikibazo ubuzima bwo kubana. Tugarutse nko ku mwaku wawe, uburyo ubigenza cyangwa se ukuntu utera umwaku, nk'umwaku wawe utangira gukora sangaye ku buryo wenda umuntu yahita avuga ati ujye ubyuka wenda saa sita nibwo utazajya utera abantu umwaku? Ubundi ngewe iyo nakwitumye mbyuka kare kare n'iwanyu nkaza kukwihamagarirayo. None se muri make wenda nk'umuntu umuhuye nka saa 4 icyo gihe wamutera umwaku bigakunda? Ubundi guhera saa 3 biba byarangiye. Biba byarangiye ariko burangiye mbaye mfitanye nayo ikibazo mbyuka kare kare nibura saa 12 nkaba nkugezeho. Niba ari ibyo twapfuye nkahita nkubwira uko bimeze bitewe n'amagambo yanjye mba ndi bukoreshe, we ntabwo uba ubizi. Wowe wikanga nyine byakubayeho, icyo nateguye ubwo nicyo kikubaho. Sinavuga ko ndi umurozi cyangwa umupfumu, ahubwo njyewe navukanye ikintu kibi cyane muri njye. Numva nzajya no gusengera nibiba ngombwa kuko ndabona iyi nzira ntabwo inoze pe. Ubwo bivuze ngo umuntu aba yagushubuje mu gitondo nka saa 4 nta kibazo byamugiraho, ariko nyuma ya saa 3 urumva yagirirwaho n'ingaruka zo kuba yakirirwa nabi uwo munsi. Umunsi yakirirwa nabi, ashobora no kwirirwa atanariye mani. Ubundi kera twajyaga tuvuga ngo abantu batuye iwacu nyine bajyaga gusoroma icyo bita amakawa, sinzi nimba muyazi. Bajyaga gusoroma bakirirwa nyine batariye, bakavanga ikawa zitera umwaku. Kubera gukunda amafaranga rero bo bavuga ko zitera umwaku kandi ntago ari umwaku. Ubundi njyewe uwo nizeye n'uwo wanjye wa nyawo, wa wundi utariho n'ivumbi. Ibaze ko noneho uwo wa mbere twapfuye amafaranga we. None se reka nkwibariza, nta abantu baratangira kujya baguha nk'akazi kugira ngo utere abantu umwaku bafitanye ibibazo? Reka njyewe kubera yuko ntabwo nanabyemera. Ugasanga wenda njyewe mfitanye ikibazo n'undi muntu nyine, yatamubwira ati rero .com urabona uyu musani dufitanye ikibazo, wazamunereye umwaku ko nakuguramo icyayi? Ibyo bintu ntabwo birakubaho? Ubundi njyewe ushaka kuza ukabimbwira ariko ntabwo bikunda. Dore ahantu bikunda nuko njye umuntu aba yambabaje narakaye cyane kuko njye ndakara kurusha ingwe. Ubwo bivuze ngo umuntu aciye ku ruhande akaza kubwira ibyo bintu nta nubwo umwaku wakora? Oya ntabwo wakora, bisaba kuba nanjye narakariye ibyo bintu kandi bikaba bindimo mvuga ati ngomba kubikora. Ubu ngubu rero ugiye kumpa akazi ntabwo umwaku wapfa gufata bitewe nuko umujinya uri hejuru we uburi ni bya bindi by'akazi. Urumva ni ibintu biba byoroshye, biba ari kwanga nirira amafaranga. Rero njye ntabwo narya amafaranga y'ubuntu ngo ndimo ndabeshya umuntu ngo namukorera ibi.
twe twari twagize ngo wenda ibyo bintu bishobora kuba byakunda ukaba waca hirya no hino nyine ugatera umuntu umwaka uyagwaye ikiraka runaka ashaka kwihorera cyangwa se kwihanira. ibyo ngibyo bishobora kuba ku bantu babicishije, kubera ko abo babicishije bo bakoresha indi migenzo, kandi nanone kubera ko ari byo baba barasabye, bo ni ukuvuga ngo ni amadayimoni yabo akora, ariko ngewe hakora ni amagambo gusa, ibindi byo bikaza kwikora nta rindi dayimoni ntaki. none se wabasha nko kuba watubwira nk'ijambo ukoresha kugira ngo utere umuntu umwaka? ijambo nkoresha kugira ntere umuntu umwaka cyane ibanga ryihariye ntabwo njya nkunda kubivuga cyane, kuko benshi washobora kubivuga ugasanga abantu basaze, noneho bivuze ngo ushobora no kurivugira hano nkanjye kameramani ubwo ngubwo umwaka nkaba ndawutahanye. oya wapi ntabwo wawutahana, ahubwo abo ngabo bakumva navuze ibyo bintu ubwo bajya barikoresha nabo iryo jambo, ni ugukwirakwiza amagambo ati uzi yagiye gutera umwaka akoresha ibi n'ibi menye ibiki, ati najya avuga gutya mujye mumenya ko abateye umwaka. n'igihe ndimo ntabwo kinyemera kuvuga ibyo bintu pe, ndi mu bihe bibi cyane aho abantu bari kugenda bamvuga ibintu bidakwiriye. ubwo rero nawe hari ikintu uri gusabwa kugira ngo werekane ko ibyo bintu byose byabaye kuri uwo mukobwa atari we wabigizemo uruhare, kurerekana n'ibimenyetso uvuge nyine uko bimeze, kuko n'ubuyobozi bushobora kuza kukureba, kuko ibyo bintu byabaye kuri uwo muntu akaba yahiye ukuboko, ni ibintu bitanejeje, ni n'ibintu bikaze cyane. ni ibintu bikaze, ariko icyo navuga ni uko Imana iri bumufashe agakira, kuko ibyo byabaye n'iby'ubuzima busanzwe nanjye byambaho, Imana iraza kumufasha akira, ariko nawe yihane pe, yihane areke kujya agenda avuga umuntu muri make. reka nkwibariza weho ukuntu wabyumvishe bari kugenda bakuvuga gutyo, wumvishe bavuga ko uwo mukobwa wahiye ukuboko ari we wabivuze cyane abaturage bo ku ruhande bavuze ko ari we wamuteye umwaka? we kubera ko nayo ibyo bintu abinziho, nawe ubwe yagendaga avuga ati wasanga ari wa mujamuza kunywera icyayi hano ari wo waneye umwaka. noneho n'abantu nabo babyumva ati nibyo barabyemeza, ura nuko mana ngewe nza kuba mfite nk'ifoto nari kubafotora ukuntu basaraga, njye nari ahantu nishe ndimo kubabona basaze nyine bakoze. ubundi ari abantu bagira amatiku bro, hari n'abagabo bakagira amatiku bakavuga ibyaye n'ibyaye, nasanze basaze ikiganiro ari ngewe mani, ari n'abagabo. noneho abagore bo bari bakabije, abagore bo noneho ubwo bivuze ngo byagiye bivugwa na buri muntu wese bitewe n'ukuntu bakuzi ahantu mutuye nyine. no mu kanya sinzi ahantu nciye njya kumva utwana turavuze ngo dore wa mutipe utera umwaka. nese kuri wowe ibyo bintu niwumva bikubangamiye? birambangamira cyane, kandi nanone kugira ngo mbyikuremo sinzi ngo bizansaba iki. ubu ntabwo urafata umwanzuro wo kuba abantu bo muturanye bamaze kugira gutyo ko ushobora nko kwigera ugashakira ahandi ubuzima ugahunga iyo karitsiye uba urimo? nanone rega buri ikibi ntaho kijya, n'ubundi aho najya ahubwo yimbe n'iwacu, buri iwacu nyine barabibona bakavuga ati nuko niko cyavutse. ariko aho najya nagerayo ibintu byatangira kuba bibi bagahita banyirukana mu mudugudu wabo, ariko iwacu nta muntu wanyirukana. ariko ngiye aho handi ubuzima bwambana bubi, abantu bakanyanga bakajya bambona nk'aho nari umuntu. ni kwa kundi ubundi Yesu abaturage bamufataga, bamufataga nk'aho ntacyo ashoboye. ngewe ubwo ngubwo ngeze aho ngaho nyine bavuga ati ahubwo njye natamba igicibwa. usibye urebye uko babambye Yesu, ngewe noneho banca umutwe. ndumva ubuzima we bukomeje kugenda bukugora bitewe n'ibyo bintu ugenda ucamo hirya no hino bivugwa yuko utera umwaka. ese wowe muri make iyo wirebye mu gutera umwaka wawe ubona bituruka he? umwaka mbona bituruka ku wambyaye, ku wakubyaye. usibye ko nyine wadatera umwaka, ariko uburyo yambyayemo simbizi, nimba koko ari byo yari yarasabye Imana simbizi. nese yakubyaye bamutera umwaka byagenze bite?
we yarambyaye nawe ntago afite amakuru yumvishe bavuga ngo nera umwaku akajya bimbaza nkamubwira ati ngiye ibyo bintu ntabyo nzi abo babivuga nibo bafite amakuru uzagende bayaguhe kandi njye nari mbizi ariko nyine bitewe nuko kuba umubyeyi amubwira ati ngiye ibyo bintu barambeshya ariko nyine nawe yagenda abyumva aba yumva afite ikibazo yego icyo namubwira cyo nuko ari ibintu biba mu buzima busanzwe ni ibintu biba mu buzima gutyo bisanzwe mu buzima bibaho ntabwo yahangayika cyane ngo avuge ngo iki n'iki kuko n'ubundi ntacyo yarenzaho bibaye ariko bimeze usibye yuko nanjye ntabyo namubwira ndabyimenyera kuko ibyanzanye hano ku isi Imana niyo ikizi niba ari ubuzima bubi niba ari ugushwana n'abantu ubwo nibyo nta kundi pe ukumva ko amaherezo y'ibyo bintu azarangira gute amaherezo y'ibi bintu azarangira buriya wenda ari uko napfuye se cyangwa wenda Imana ikaba izanyereka inzira ikwiye hari igihe bizakunda hari igihe nyine uzasanga abantu muturanye n'iki bazabyakira bajye bareke kugenda ubwo bagushyiraho ururondogoro nk'uko reka tugushimire ku mwanya wawe waduhaye murakoze cyane ariko mani mumbwire abo bantu bareke kunyirukaho pe nabo baba bari kubireba bajye bareka niba umuntu yaravukanye ikintu ntabwo ari ngombwa ngo umucire urubanza kuba naravukanye ikibazo si uko ari njye wabisabye ahubwo nanjye nisanze ariko bimeze isi kuyibamo twese duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ikibazo cyawe ntukagitura undi reka nkubwire ngo wowe niba uri mushyashya ukande subscribe niba usanzwe ukande like kugira ngo ujye ubona izindi video zigiye zitandukanye nkubwira ngo cawu cawu.